ikamubungabunga ikamuterura kuzageza imwimuye. Ariko ubwo wakomeye Imana amashyi menshi cyose nashimwe cyane. Haleluya haleluya. No mugabo mbaho nariyakiriye nzi ko ntazabyara, nzi ko ntazashaka, nzi ko ntabona umuntu nyemera mu gihugu cy'u Rwanda. Mbaho gutyo ingo nabayemo ntiwazibara, nkora uburetwa amatwi barayamena, ngera ubwo mvanga imiceri n'ibishyimbo, ngera ubwo fata ibiryo byose nkajya mbivanga kubera guta umutwe, agahinda karanyica, ndwara indwara zibaho n'izitabaho. Hari n'igihe banyohereje Indera kubera ibibazo, ntabwo nari narasaza ahubwo byari ibibazo byinshi. Ngera ubwo nigeze nkajya mpinduriza imyenda, ibyo bicangana bampaye nkabihinduriza. Ngeraho ubwenge buragenda, ngeraho mbaho mu buzima nanjye numva ntazi. Ariko uyu mugabo twakurikiye arabashije, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe kimwe mama ajya gupfa yamereje Bibiliya, arambwira ati mwana wanjye nari ngufite uri umukobwa umwe, dore ikintu kizagufasha, uzafashwa n'ijambo ry'Imana. Nujya usoma uzanezerwa, nujya urirambura uzuzura umwuka, uzuzura amahoro. Iminsi yose uzabana naryo ukaba muri ryo nta kibazo uzagira. Ampereza intashya arigendera. Uyu mugabo bita Kristo narababaye, wavuga ngo urababara, amaso aratukura, amaso azinyuma. Imana itugire neza cyane. Amaso azinyuma, nkajya numva isesemi nyinshi, nkumva inyozi irabisikana mu mutima, nkumva zimwe ziramanuka izindi zizamuka. Nagerageje kwiyahura karindwi ntibyakunda, nigeze no kujya hagati ya Mukungwa na Vunga. Uyu mugabo arashoboye. Amen. Ariko ubwo wamukomeye amashyi. Ko nta kintu bitwaye ibintu by'ubunagiwe n'ubukoboyi, ko nawe hari igihe wari upfuye nawe wabuze uko ugira ikagenda ikwiyereka kugeza iyi saha, ko ariyo mpamvu uri kugira gutya bikemera. Yesu mu minsi yashize maze igihe kinini ndwaje umuntu mu bitaro, narahigiye. Mwari uzi ko nta muntu uririmba? Uzi yuko natangiraga gusenga nsengera ibyo nabonaga, kuko nabonaga bikomeye mu babagwa bari kubagwa nabi, nkabona Satani ari kwibabara. Nawe mfukamye ndi gusenga, hora abantu bose bandi hejuru baje kureba umuntu usenga. Imana ibateye iteka rikomeye gutyo, ibahaye umwanya mwiza. Imana yabagiriye neza, nahoze mbabona mubyina. Yesu uzi ukuntu musa neza. Ndaje mbaganiriza ijambo rivuga ngo Imana iribuka dusenge twiyicarire. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kumaza igihe nawe ubikiresa avuga ngo bya bindi by'abapeni ngo bidafatika, ngo ntabwo ibintu byacu ari ibifeke feke, ibintu byacu biremera. Tuganira ijambo ry'Imana, ndajya ngenda mbivuga, tuganira ijambo ry'Imana. Reka tuganire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, aduhere ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 15. Turagenda tuganira mbaha n'ubuhamya. Abakurikirana radio Umucyo Kageruka muzamwumva wijwi rimeze gutya, inkoramutima ku ma TV tu muzumva ahantu henshi niwumva ijwi rimeze gutya nikageruka. Rero ndabasuje rata, abatipe n'abajyamo bateranye natwe n'abakobayi ndabasuje rata. Haleluya haleluya rata, haleluya. Babandi n'ababa bakatakata nka kwa kundi twakatakataga twarabuze icyerekezo. Yego yego, wagera no mu kiliziya wabona akantu kabura karopoye nta cyerekezo, aho ugeze ndetse ukaboneza ukuntu kukundi kuntu rata. Namwe ndabasuhuje abakoboyi barimo hano bataramwakira, ariko rata mwazamuye ibiganza tugasuhuzanya rata. Ashimwe Yesu cyane rata. Uyu munsi murava hano mumwakiriye, mumwemeye neza, abaye umukiza n'umwami by'ubugingo bwanyu. Muvuge ngo amina cyane ariko, mwongere ngo amina cyane ariko, mwongere ngo amina cyane ariko. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, duhere ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 15. Ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hari umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Biya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi
barabakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo, ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze, maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byarumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Aleluya. N'iri jambo tugiye kuganira rivuga ngo Imana igize gute? Imana iribuka. Haleluya. Nyuma y'ibyo ubona n'izuba ririho, n'intambara n'amakuba n'ibyago byinshi biriho, n'indwara nyinshi ziriho, n'agahinda kariho, n'impfu ziriho, njye natangara Imana mwari. Ubundi diyakoni twubakanye yagiye gushyingura, kandi uwo yagiye gushyingura niwe wabaye mama mu bukwe. Mu minsi yashize undi mubyeyi wacu yari afite umwana umwe w'umukobwa urangiza segonderi, nawe arapfa nta n'ibyumweru 2 bishize. Umurokore mwiza wubahaga Imana, ejo bundi arasenga, amaze gusenga araryama, amaze kwinywerana ka cyayi rwose araryama neza. Mu gitondo ngo barakomanga ati noneho ntiyagiye muri nibatu. Bamaze gukomanga bati ko nawe amutangagayo, buriya yananiwe mu mureka ryana. Isaa 2 ngo baza gukomanga, barakomanga biranga nanone, baratelefona, bishe urugi basanga umwana w'Imana yera yigendeye kare. Ubu rero umutwaro umudiyakoni mugenzi wanjye yagiye gushyingura iwabo, ubwo ni nyirasengera asigaje. Ariko Imana iteye ubwoba. Ari ahantu Yesu yigeze abwira abigishwa ngo nibareka abapfu bagire gute? Ntabwo bye byasibye ivugabutumwa, ni ukuri singiye kugushora. Ntabwo byasibye iki? Umurimo w'iki? N'abandi ejo bazagenda, n'abandi nk'uko Imana yabivuze. Imana idutabare cyane. Hanyuma tuganiriye ijambo ry'Imana rivuga ku mugabo cyangwa ku musaza bita Zakariya n'umugore bita Elizabeti. Dufite intego ivuga ngo Imana iribuka. Uyu mugabo Elizabeti, uyu mugabo Zakariya, abahanga bavuga ko yatangiye gukorera Imana akiri umwana mutoya. Imana idufashe. Arabajya bahera muri Ecole de Dimanche, bagakura gutyo, Imana ikagenda igaba ikintu cy'impano kuzageza babaye abantu b'abagabo. Yatangiye kera rero, aratangira akorera Imana, arakora abyina nk'uko inshuti za Yesu zabyinaga, aza mu rusengero rw'Imana. Igihe kiragera cy'ubugimbi, aguma mu murimo w'Imana akorera Imana. Igihe kiragera cy'ubusore, ngo yiyumvamo yuko amaze gukura, aragenda azana umukobwa mwiza cyane bitaga Elizabeti, amukura mu muryango w'abatambyi. Umva uko Bibiliya yavuze. Bibiliya yatubwiye ngo bari inyangamugayo. Hari abantu b'inyangamugayo, nubwo bikunaniye, hari abantu Bibiliya ivuga bakoreye Imana kugeza kuri point final. Ashimwe Yesu cyane. Ashimwe mwa babyeyi, muzamura ibiganza ariko tumuhereze icyubahiro. Data nashimwe, nasirwa hejuru. Tera haleluya cyane. Niba wumva uri kubyumva, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo aragiye aramuzanye, itorero rirabashingiye, arashingirwa. Babaho we Elizabeti n'umugabo bakorera Imana we, bakorera Imana we. Amaririmbo bakayajyamo, n'abasengesho bakayajyamo, imirimo y'itorero bakayijyamo. Imana yari mu ijuru we. Ikindi kintu gikomeye, Zakariya ngo yari umutambyi, arakomeza we. Umugore nawe ngo amuri inyuma, ajya mu nzu y'Imana, ntiyigeze ahareka.
ubwo abantu barategereje mu mezi angati ko tubona ataratangira no gucira. 2 3 arashize ati noneho si umugore n'ishyano. 5 arashize ati ibara riragwira. Araduciye rega, araduciye byarangiye, araduciye ntimwabajije Imana, araduciye. Ariko ngaguma mu murimo w'Imana, bakagenda abaturage bakabaseka, kavuga ati ariko nkamwe maze igihe kinini mugeragezwa, izuba riravuye namwe dore inzara ibagezaho muri abarokore, ubundi ni iki gituma mukorera Imana? Ngo agakomeza akajya mu nzu y'Imana. Ashimwe Yesu cyane. Barakomeza bapagane barabataka. Zekariya, ni iki gituma ujyayo? Ni iki Imana yakumariye? Amagambo aba menshi, dore mupfuye mutabyaye, bamwe ati tugende, hariya hari umuvuzi Gihanga utanga imiti akazibura intanga. Undi akabaraje ati mu Bugesera ati hari Sarongo aramenagura, ati twabanye. Ibintu birakomera we, n'abapfumu bariho kera, n'abakonikoni bariho, ibintu birakomera. Bazana amagambo yo kubaca intege. Ariko Zekariya na Elizabeti baguma mu murimo w'Imana. Ashimwe Yesu cyane. Aba tujyanye ashimwe Yesu cyane. Baguma mu murimo w'Imana, baratitiba kugeza ubwo bageze mu zabukuru. Musaza abahanga baravuga ngo amenyo atangira kuvamo, atangira kureba ukuntu gukomeye. Turaho mwana wanjye, ndabona usa n'uwo kwa runaka, ndabona ariko ngo aguma mu kintu cyitwa umurimo. Ashimwe Yesu cyane. Umukecuru Bibiliya iravuga ngo birarangira, agera mu kintu cyitwa gucura. Bijya birangira ubuniga bugashira, bijya birangira ubujyama bugashira, bijya birangira ubukoboyi bugashira, bijya bishira kwambarira ipantaro bikarangira. Bijya bishira ya mazina haniswitisheri amashu bigashira, bijya bishira, bijya bihera. Imana itugirira neza. Ashimwe Yesu cyane.